waratinze mu kibazo si ukuvuga ko Imana itazakora. Kuba waratinze aho hantu, kuba waratinze kubona akazi si ukuvuga ko Imana itagatanga. Imana iragatanga. Iyo nyanja ikuri imbere, Imana iguhe kugwiza imbaraga z'umutima kugira ngo ubashe kuyambuka. Iyo misozi ubona ihagaze, Imana iguhe kugwiza imbaraga z'umutima. Birashoboka ko nawe ufite Farawo ugutuze. Philadelphia, Imana iratsinda. Yesu nashimwe, Yesu wacu ahabwa icyubahiro. Ni Gatera Jose ugarutse imbere yanyu n'imbere y'Uwiteka. Ndashimira Imana y'amahoro yaturinze ikatuzigama. Tugiye kurangiza uku kwezi kwa mbere. Imana yabanye natwe, Imana yaraturinze, yabanye natwe mu by'ukuri. Dufite amashimwe yo gushimira Imana uko biri kose, nubwo twaba twarahuye n'imiraba myinshi itandukanye, ariko hari amashimwe ko tukiri bazima. Hari icyo Imana yadusigiye. Njya nicara ngatekereza, ese ubu tubayeho gutyo gusa? Imana yarakurinze urangije umwaka utangiye undi, urumva ari ukubaho gutyo gusa cyangwa hari icyo Imana yagusigiye? Rero tugiye gusoma ijambo ry'Imana tudatinze, riri mu gitabo cya Kuva ibice 14. Turasoma duhere ku murongo wa 15 twumva icyo Uwiteka avugana natwe. Umutwe w'ijambo ravuga ati: Abisirayeli bambuka inyanja itukura nko ku butaka, Abanyegiputa bagerageje kubakurikira bararengerwa. Abisirayeli bambuka inyanja itukura nko ku butaka, ariko Abanyegiputa bagerageza kubakurikira ngo hanyuma bararengerwa. Amazi arabarengera, hari abazakwigana, hari abazagukurikira, hari abazavuga ngo nanjye reka njye gutura mu mujyi, nanjye reka njye gukora ibyo akora, bataravuganye n'Imana, nta sezerano bafite, bahombe babigwemo. Hari abazagukurikira, Imana atari ibaguhaye, atari ibikagubije, atari ibayoboye, babigwemo. Abanyegiputa ngo bagerageza gukurikira Abisirayeli, bararengerwa, amazi arabamira, kuko inzira yari y'Abisirayeli. Umurongo wa 15. Umurongo wa 15. Uwiteka abaza Mose ati, ni iki gitumye unakira? Abisirayeli bakomeze bagende. Bwira Abisirayeli bakomeze bagende. Nawe umanike inkoni yawe. Urambure ukuboko hejuru y'inyanja. Uyigabanye. Abisirayeli bace mu nyanja hagati nko ku butaka. Nanjye ndanangira umutima w'Abanyegiputa. Bajyemo babakurikire. Mbone kwihesha icyubahiro kuri Farawo n'ingabo ze zose. No ku magare ye. No kubahetswe n'amafarashi be. Umurongo wa 18. Abanyegiputa bazamenya yuko ndi Uwiteka. Abanzi bawe, abakuroga, abakurwanya, abavuze ngo muzava mu bushomeri, abavuze ngo muzashaka, abavuze ngo nukuzahora, bazamenya ko ndi Uwiteka nihesha icyubahiro. Nimara kwihesha icyubahiro kuri Farawo. No ku magare ye. No kubahetswe n'amafarashi be. Imana itugirire neza. Amen. Imana ivuze ijambo rikomeye kandi ryiza. Nje kukubwira ngo ugwize imbaraga z'umutima. Aha ni igihe Mose yarayoboye Abisirayeli abakuye muri Egiputa. Murabizi, ntabwo ndi buvuge ukuntu Abisirayeli baturutseyo n'ukuntu Imana yabigenje n'ukuntu yateje ibyago 10, ariko kandi reka mvuge kuntu Imana yatandukanije inyanja itukura. Bageze imbere y'ikibazo. Buriya hari igihe umukristo amara kubatizwa akabona ibintu biragenda neza, akabona hari ibyo asengeye umunsi umwe bigasubizwa, akabona hari ibyo asengeye igihe gito, akabona hari n'ibyo adasengeye bikikora,
cyangwa se wamara gukomera mu gakiza wahura n'ibintu, hari ibintu Imana ishaka kugukuraho ukavuga ngo Imana iranyanga, ntarajya mu gakiza byari bimeze bitya, ugasanga uvugije induru, ariko mu by'ukuri Imana yacu irihagije. Irashaka kugwiza imbaraga z'umutima gusa. Abisirayeli bageze igihe bagwiza imbaraga z'umutima kuko bari bagiye kwambuka inyanja itukura. Iki ni igihe Farawo yari amaze kubarekura, ariko barekujwe n'amaboko y'Imana. Amaboko y'Imana niyo yatumye Abisirayeli bava muri Egiputa. Farawo ngo yari yarabimanye kuko bakoraga imirimo ikomeye. Bibiliya itubwira ukuntu bakataga amatafari, babumbaga se, basekuraga ingano, bakoraga ku zuba, bakubitwa, bahura n'imvune nyinshi. Ariko Imana ibaha kugwiza imbaraga z'umutima, bahagarara mu isezerano kuko Imana yari yabasezeranije. Umunsi umwe ngo ibwira Mose ngo numvise kuniha ngo ko Abisirayeli ngo banihira muri Egiputa, banihishwa n'imirimo y'uburetwa. Imana amasengesho usenga irayumva, nubwo ubona itaraza ngo ikore, ariko irayumva. Imana irayabona iyo twasenze, iyo twiyegeranije tugasenga, iyo twagize gute tukifatanya n'abera tugasenga Imana, amasengesho yacu Imana irayumva. Kuba waratinze mu kibazo si ukuvuga ko Imana itazakora. Kuba waratinze aho hantu, kuba waratinze kubona akazi si ukuvuga ko Imana itagatanga. Imana iragatanga. Iyo nyanja ikuri imbere, Imana iguhe kugwiza imbaraga z'umutima kugira ngo ubashe kuyambuka. Iyo misozi ubona ihagaze, Imana iguhe kugwiza imbaraga z'umutima. Birashoboka ko nawe ufite Farawo ugutuze. Ahangaha Abisirayeli ngo bagiye kubona ngo Farawo arabatuze n'ingabo ze, kuko ngo Farawo yari amaze kwibwira avuga ngo ubwo bwoko burancitse. Uzi ko ibyo twakoze atari byo, twabarekuye. Ngo abwira ingabo ze ngo nizimukurikire, ngo bafata amagare n'amafarashi. Nyamara bari bagiye kunyura mu nzira Imana itababwiye. Igihe cyose nuhagarara mu mugambi w'Imana, ibizagukurikira bizarengerwa. Mu gihe cyose nuba mu mwanya Imana igushakamo, ntukite ku biguhiga, Imana izabitera kurengerwa. Imana izateza inzira zabunyerere, kuko yigeze ikora ikintu kimwe gikomeye. Ngo bagiye babatuze, ngo yaciye inziga z'amagare, ngo bituma agenda aruhanije cyane, ngo bituma agenda aruhanije. Buriya hari ibintu bikururuka kugira ngo isezerano, kugira ngo isaha yawe igere. Ibiguhiga bizakururuka, bizagenda biruhanije kugira ngo bitakugeraho. Imana itugire neza. Nukuri reka ugwiza imbaraga z'umutima. Imana igukeneye kugwiza imbaraga z'umutima. Imana ishimwe. Kugira ngo ubashe guhagarara imbere y'iyo nyanja, ubashe guhagarara imbere ya Farawo, kugira ngo ubashe guhagarara mu bigeragezo. Farawo wawe ashobora kuba ari ubukene, Farawo wawe ashobora kuba ari ubugumba, Farawo wawe ashobora kuba ari umusozi uhagazeho runaka, ari Farawo ugutuze. Ariko nje kukubwira ngo wize imbaraga z'umutima, wize imbaraga z'umutima kugira ngo Imana igucakire inzira. Rero umurongo wa 15 watubwiye ngo Uwiteka abwira Mose ngo ni iki gitumye muntakira. Mu yandi magambo nta kibazo bari bafite, nta kibazo bari bafite. Imana yari ihari, hari igihe dutaka kandi umujyanama wacu arahari, Imana yacu irahari. Habwira ngo rwose nta kibazo mufite, niki gituma mubwira Abisirayeli bambuke, niki gitumye muvuza induru. Bari batangiye kubwira Mose bati sibyo twakubwiraga Mose, muri Egiputa nta mva zari zihari. Hari igihe utinda ku musozi umuntu akakugira inama ati nene urabikubwiye ko ibyo bintu by'agakiza muba mukabya. Hari igihe utinze gusubizwa, ariko ntibabazi ko umugambi w'Imana, ntibabazi ko icyo gushakira inzira. Banavuga ati rega nawe warakabije, wabyiroshyemo. Ariko reka nkubwire, gwiza imbaraga z'umutima kugira ngo zigucishe ahantu utakabaye uca. Gwiza imbaraga z'umutima kugira ngo ubashe kugera mu mugambi w'Imana. Gwiza imbaraga z'umutima kugira ngo ubashe kugira ishimwe rizatuma abantu benshi bihana, abantu benshi bakizwa, abantu benshi baza mu gakiza, baza imbere y'Imana. Gwiza imbaraga z'umutima. Umaze igihe ubona hari ibintu byinshi bigutugatuze, sinzi igihe uhagazemo, ariko iki gihe Abisirayeli bari barimo, bari bagwije imbaraga z'umutima.
imana irabarwanirira ica inziga z'amagare abari babakurikiye kubera ko batari mu mugambi w'imana ngo inyanja yarabarengeye baramizwe. hari aho uzahagarara nibakwigana byange, hari aho uzahagarara nibagukurikira byange. kubera iki? wowe uri mu mugambi w'imana. imana rero itugirire neza. tugiye gusoma ijambo ry'imana n'ubundi riri mu gitabo cy'abami ba kabiri, turahera ku murongo waho. abami ba kabiri turahera mu bice byaho bibiri, dusome ku murongo waho wa mbere. turahera ku murongo wa mbere dukomeze twumve icyo umwuka ashaka kutubwira uyu munsi. imana itugirire neza. reka dusabe n'ubundi Mugisha Manase adufashe. umutwe w'ijambo aravuga ati Eliya azamurwa mu ijuru. Eliya azamurwa mu ijuru. umurongo wa mbere. igihe Uwiteka yendaga kuzamura Eliya ngo amujyane mu ijuru, amujyane muri serwakira. igihe Uwiteka yendaga kuzamura Eliya ngo amujyane mu ijuru, amujyane muri serwakira. Eliya ahagurukana na Elisa Igirugari. Eliya ahagurukana na Elisa Igirugari. umurongo wa kabiri. yego. Eliya abwira Elisa ati ndakwinginze sigara hano kuko Uwiteka antumye i Beteli. Elisa aramusubiza ati nkurahiriye Uwiteka uhoraho n'ubugingo bwawe sinsigara. ntabwo ndi busigare. nuko baramanukana bajya i Beteli. bagezeyo abana b'abahanuzi b'i Beteli baza gusanganira Elisa. baramubwira bati aho uzi ko uyu munsi Uwiteka agiye gukuraho shobuja. mbese wabimenye ko uyu munsi Uwiteka ari bugukuraho shobuja? arabasubiza ati ye ndabizi ariko nimuceceke. ariko mubyihorere muceceke. Eliya arongera abwira Elisa ati ndakwinginze sigara hano kuko Uwiteka antumye i Yeriko. nawe asubiza shebuja ati nkurahiriye Uwiteka uhoraho n'ubugingo bwawe sinsigara. ntabwo nasigara. nuko bajyana i Yeriko. bombi bajyana i Yeriko. bagezeyo abana b'abahanuzi b'i Yeriko basanga Elisa. baramubaza bati aho uzi ko uyu munsi Uwiteka agiye kugukuraho shobuja? arabasubiza ati ye ndabizi ariko muceceke. Eliya arongera aramubwira ati ndakwinginze sigara hano kuko Uwiteka numye Yorodani. Uwiteka wenyine nyitumiye Yorodani. nawe aramubwira ati nkurahiriye Uwiteka uhoraho n'ubugingo bwawe sinsigara. ntabwo nasigara. nuko barajyana bombi. baragenda. umurongo wa karindwi. maze bakurikirwa n'abana b'abahanuzi 50. barabakurikira. baragenda bahagarara kure aho bitegeye. ariko ubwabo bombi bageze kuri Yorodani. barahagarara. umurongo wa 8. Eliya yenda umwitero we arawuzinga awukubita mu mazi yigabanyamo kabiri. amwe ajya ukwayo ayandi ajya ukwayo. bombi bambukira ahumutse. umurongo wa 9.
bageze hakurya Eliya abwira Elisa ati nsaba icyo ushaka cyose ndakigukorera ntaratandukanywa nawe Elisa aramusubiza ati ndakwinginze ndaga imigabane ibiri y'umwuka wawe murongo wa 10 Eliya aramusubiza ati uransaba ikiruhije cyane icyakora numbona nkigukurwaho birakubera bityo ariko nutambona siko biri bube. Mana tugirire neza. Dusomye amagambo menshi ariko ni meza. Nakubwiye ngo Imana iguye kugwiza imbaraga z'umutima. Uyu Elisa akurikiye Eliya amwikomejeho kubana n'Imana, gukomeza urugendo rw'agakiza, gukomeza urugendo rujya mu ijuru, kuguma mu gakiza se bigusaba kugwiza imbaraga z'umutima. Ibigucecekesha ntiwabibura, ibikubwira ko inzira urimo uzayoba ntiwabibura, ibiguca intege ntuzabibura, ariko biragusaba gukomeza kugwiza imbaraga z'umutima. Uzakizwa, uzakora umurimo w'Imana, uzashyigikira Imana barayishyigikira. Iyo wubatse urusengero, iyo uvuze ubutumwa, iyo ubwirije abantu bakihana, iyo usengera abantu kugira bave mu byaha, buri gushyigikira umugambi w'Imana. Mana ishimwe iguye kugwiza imbaraga z'umutima. Ntukurwe mu gakiza n'inzara, ntukurwe mu gakiza no kutinza gusubizwa, ntukurwe mu gakiza n'ibigeragezo. Agakiza ntukavemo kubera ibikuzitiye bikubuca intege. Eliya yamuciye intege Elisa yamuciye intege, baramubwira ngo subira inyuma kuko utagarukana na shobuja. Aravuga ngo ndabizi ariko muceceke. Bashaka kukubwira ngo ibiciro byarazamutse, ntabwo uzabona kawunga, ntabwo uzabona igitoki, ntabwo uzongera kurya umuceri, ntabwo uzongera kunywa isukari. Ujye ubabwira ngo ndabizi ariko muceceke. Biragusaba kugwiza imbaraga z'umutima. Shitani arakongorera kakubwira ati urabona imyaka umaze, urabona igihe ugezemo, iki kintu uzakibona. Uzajya uvuga ngo ndabizi ariko uceceke. Baramubwira ngo ubwo uzi yuko shobuja agiye kugukurwaho, ndabizi ariko muceceke. Ibikurwanya ntibyabura, ibiguca intege ndetse ibyo bavugaga byari n'ukuri, ariko dufite Imana. Eliya yavuze ijambo rikomeye, aravuga ngo usabye ikiruhije ariko nuba amaso. Biragoye wenda iwanyu haba za karande, ntawubaka inzu basazira mu bukode. Biragoye wenda iwanyu haba za karande, ntawupfa gukora ubukwe bose barishingira. Biragoye wenda kubyara kw'iwanyu ntibororoka, ariko nuba amaso birakubera uko wifuza. Niko ijambo rivuze. Eliya ageze igihe abwira Elisa ati rero wanze gusubira inyuma, wanze kubivamo, ngaho nsaba icyo ushaka. Ngo aravuga ati mpa 1/2 cy'umwuka wera. Aravuga ati ibyo bintu byari bikomeye, icyakora nuba amaso biraba gutyo. Nubwo gushyingirwa kwawe bigoye, ariko nuba amaso niko biri bukubere. Nubwo kugira ngo wiyubake nawe umere nk'uko runaka ameze, umere nk'abandi, nubwo amateka atabikwemerera, ariko nuba amaso biraba bityo. Gwiza imbaraga z'umutima kugira ngo usingire ubwiza bw'Imana, kugira ngo uragwe umugabane w'abera. Biragusaba kugwiza imbaraga z'umutima. Ibikugusha ntibibuze. Harakubwira bati reka yewe ca muri izi nzira, reka yewe inama zirahari nyinshi, bahanuzi ni benshi, abahungu bari 50, wowe sinzi abaguhanurira ko bangana, ariko biragusaba kugwiza imbaraga z'umutima. Elisa agwiza imbaraga z'umutima kandi bimubera uko yifuzaga. Imana ibikugenza uko wifuza. Rero nje kubwira ngo ugwize imbaraga z'umutima, ugwize imbaraga z'umutima, Imana igushyigikire. Urakoze Mana. Hari umuntu uhaye imbaraga, hari umuntu wakwikomejeho
hari umuntu wanze kurekura umusaraba, hari umuntu wanze kurekura agakiza. Umukomereza imbaraga z'umutima, ntagasubire inyuma, wongerera abantu bagakiza, wongerera abantu gukizwa, wirukana imbaraga zicogoza abantu, wirukana imbaraga zica abantu intege, amajwi yongorera ababwira ko bitazashoboka. Imbaraga z'Imana zigaruke ku bantu. Urakoze Mana, uko wambukije Abisirayeli inyanja itukura, uyu munsi hari umuntu ugiye gukura mu kibazo, uyu munsi hari umuntu ugiye kwambutsa mu bigeragezo, uyu munsi hari umuntu ugiye guha agakiza mu izina rya Yesu Kristo Munazareti. Reka ijambo ryawe rikore ku mitima y'abantu, kandi abantu bahindukire kugushaka. Uyu muntu urwaye umukize, uyu muntu uri ku musozi wikoreye amaboko uvuga ngo ntabwo nzasubizwa, nzakorwa n'isoni, nzamwara. Mana umugire neza. Dusengera abarwayi indwara zitandukanye, uyu muntu urwaye amaso yombi, Mana n'umukize. Uyu muntu uribwa mu nda, uyu muntu mu izina rya Yesu ufite dosiye kandi ufite ubwoba, wibwira ko azafungwa. Uri Imana irenganura, uri Imana ishobora byose, uri umubyeyi w'imbabazi, umugirire imbabazi n'impuhwe. Urakoze Kristo, tanga ubugingo kandi bwinshi, ongera abantu agakiza, ni mu izina rya Yesu, amen. Imana y'amahoro ibishimire. Yari Gatera Jose nk'uko bisanzwe guturuka muri Philadelphia. Urahamagara kuri 07, ushobora kunyandikira kuri 0785 98 944 0785 98 944 na 0722 74 34 93 Uwiteka bishimire, abahe kugwiza imbaraga z'umutima. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Philadelphia, Imana irakira.